bene data nshuti z'umusaraba, hari igihe Imana ikwicazamo igambiriye kugira icyo yigisha abantu, igambiriye no kugira icyo ikwigisha. nta kimana ikorera guhomba nshuti z'umusaraba. Buri kintu cyose gikora mu nyungu zacyo bitewe n'icyo ishaka kugeraho. Ikakwicaza mu bihe byo kugeragezwa, ariko irimo igambiriye kugucura kugira ngo izakubyazemo umusaruro mu gihe kizaza. Rero niba wicaye mu gihe cyo kubabazwa, mu gihe cy'ibigeragezo, mu gihe cy'imibabaro, were kwinubira igihe urimo, ahubwo senga Imana ikongerera imbaraga zo gukomerera mu bihe urimo, kuko utazi icyo Imana ishaka kugukoresha. Niba uri mu kigeragezo runaka, upfa kuba utagifitemo uruhare. Uri mu bihe byo gusenga, nta rubanza ufitanye n'Imana. Hari ubuzima ushobora kwicaramo bukagucangacanga, ukibaza niba Imana ukorera ibireba cyangwa niba ibizi, ukibaza bikakuyobera. Ariko bene data nshuti z'umusaraba, nasomye ijambo muri Yesaya mu bice 48 uhereye ku murongo wa 10. Ni ahantu nasanze amagambo avuga ngo dore ndagutunganyije ariko si nk'ifeza,